nk'ubu nicaye ku muhanda nta kintu ufite pe, nta kintu ufite, nta mafaranga habe na make, nako ndayafite, mfite amafaranga 500 yonyine. Ariko nk'ubu ngubu kuna abantu mari twabaye bo muri no minsi dusigaye tureba ibintu bitatureba bamwe nyine, ntabwo nanjye turi kubyumva kimwe. Nk'ubu ngubu ushobora kubona umuntu yicaye nka hano ku muhanda man, imodoka ikaza igatambuka ikagenda ari kuyireba yimedita, nafite 500 yonyine, ariko imodoka ya miliyoni 50 cyangwa miliyoni 10 iratambutse iraje ndayirebye ndayimedise ndaje ndavangura umuntu nta modoka afite. Gute bro, ntabwo tubyumva kimwe, gute nta modoka afite uricaye uruzuba riri kugukubita ari kwitambukira ameze neza, ahashaka hose yahajya cyangwa ngo yajyayo za Uganda, ahantu hose yajyayo. Nawe uraho ngura umuntu nta modoka afite. Abantu mufite imodoka wumva mujye munadutambukaho basi mudupepe, hari ukuntu umupepe umuntu kuri ugahita umwica mu mutwe, nubwo hari igihe wa muntu ahita asigaye atangira kuvuga ngo buriya kiriya se kiri kunyiryaho gute cyicaye mu modoka kandi ngewe kibona ahantu nicaye n'uruzuba. Ibyo nishaza, ibyo bintu bireke, ibintu byo kubona umuntu yibereye mu modoka, umuntu yifitiye imodoka agatangira kumubwanga yigendamo wenyine nk'aho hajya yayihawe n'abazimu. Umuntu agenda mu modoka yiwe ngo hajya yayihawe n'abazimu, ngo ayigendamo yambaye ikabutura ngo baramutegetse imodoka yiwe, ngo ikintu gishoboka cyonyine ngo nyine cya kintu kiba gishoboka kugira imodoka yiwe yitwa imodoka nuko mu gihe cy'izuba yifata cyangwa mu gihe cy'imvura akayijyana ahantu mu gacucu akagenda akayugamisha nawe kugama. Nicyo kintu cyonyine kiba gishoboka, ngo ikinyabuzima cyo kigendamo abare kimwe, nacyo cyo kinyabuzima kiba kigomba kuba cyambaye ikabutura. Ubu rero ko umuntu utambaye ikabutura ntabwo ajya muri izo modoka ndi kubabwira. Izo ni za modoka z'abantu b'abaturanyi, kwa kuntu usanga umuturanyi nyine ari kugenda kuvuga niko nuko baba bimeze, ubone nuko biba bimeze. Umuturanyi ari kuvuga mugenzi we yo ku wundi mugenzi wewe, sha murajya mubyumva uko mbyumva, kuko namwe sinzi uko mubyumva, nuzi ukambwira uko byumva nanjye nzabyumva uko byumva. Turi kujyana nyine mana, hari igihe usanga ibintu biba bisekeje tugasanga umuntu ari kureba ibintu bitamureba yabyitayeho yabyanarije, ngo reba ipine rirashaje, ngo reba daraburize, ngo nta klimatizeri. Kibazo man, imodoka umuntu arayiguze yaravunitse yagize uterakoza aravunika agura imodoka, wowe ufite 500 yonyine wicaye ku muhanda, nabwo baje bahagukubitira siniwanyu. Kibaza ikibazo kirihe bantu? Imodoka nta klimatizeri, kibaza abanyarwanda rero mugerageze muhinduke ibintu byo tubyumva. Umuntu mugakennye umve ko nawe ukennye, kuba afite ibihumbi, kuba afite miliyoni 10 akaziguramo imodoka ishaje nyine ni nkuko nawe ugenda ukagura agasafuriya gashyashya cyangwa agasafuriya ku muturanyi ukagenda ukakitiza ukakagumana none agatirura. Rero nitubyumva kimwe, kora subscribe ni Sainzoga, tujye tubana ibihe byose, tujye tuba turi kumwe, update zose muzibonere rimwe.